inzira iraruhije kuyinyuramo nibyoroshe inzira iraruhije kuyinyuramo nibyoroshe inzira iraruhije kuyinyuramo nibyoroshe abasare ntibabishobora umuhengeri mu nyanja ni mwinshi abantu nabo ni benshi inyanja ni ngari ibidukurikiye ni byinshi Mose we watuzanye gushira mu butayu imbeho yo mu butayu inyota yo mu butayu izuba ryo mu butayu Mose we watuzanye gushira mu butayu none ko Mose apfuye umuyobozi w'urugendo umubabaro ni mwinshi ubutayu ni burebure Kalebu na Yoshua murihe mbese ikanani muzatugezayo ikanani tuzagerayo abigishwa begera Yesu baramubwira bati sezera abantu batahe umunsi urakuze inzara ikabica kandi dore turi mu butayu nyamuneka mwami basezerere batahe nyamuneka mwami basezerere batahe Yesu arababwira ati nimubagaburire baramubaza bati tugende tubahahire icyo akoze hari amafi 2 n'imigati 5 arababwira ati birahagije nimubicaze birahagije nimubicaze birahagije nubwo Mose apfuye umuyobozi w'urugendo Kalebu na Yoshua nabo ntibakiriho ariko dufite ubaruta Yesu niwe ubaruta Yesu niwe ubaruta arabashakira ibisubiza mu bakomeye b'isi ariko nabo bifashe ku matama imiryango mpuzamahanga yabuze ibisubizo abaganga bashobora gutanga ibisubizo bibi Yesu niwe ubaruta Yesu ariho bavandimwe nubwo Mose apfuye umuyobozi w'urugendo umubabaro ni mwinshi ubutayu ni burebure Kalebu na Yoshua murihe ikanani tuzagerayo kuko uri kumwe n'ubaruta Yesu niwe ubaruta La réponse est que je n'ai jamais trouvé.
La réponse est que je vais. Nabajije Bibiliya, igitabo nkunda cyuzuye amateka y'ukuriwe. Hakurya yarwa ruzi iwacu niho nzicara nkaruhuka. Sinzongera kwiruka habe no guhagarara inyuma y'ibihe. Nzaba ndi kumwe n'umugenga w'ibihe, mpagaze mu gihe kitazashira. Ngwino tujyane mugenzi we, iyo tujya ni heza kuruta aho dutuye. Tuzabana na Jambo maze aduhe ijambo tuvuge. Umwuka wo kwiga ijambo ry'Imana kandi akagira umwuka wo kurana no kugira ute no gusenga. Niyo mpamvu tubabwira amasaha ya mu gitondo agomba kuba devotion igizwe n'iki: iminota 40, 10 ni murane, indi 10 musenge, 20 y'igiki ijambo. Ibi utarabyumva biba mekanike.